isengesho gutangira amateraniro y'Yesu Kristo. Pamoja ataongoza ombi kwa kwanza na kusanyiko. Nyakubahwa Mana ishobora byose, uri Imana ikiranuka byose. Natwe turi ibibumbano byawe kandi washimye ko tuba turiho iki gihe. Warakoze uhabwa icyubahiro, wahamagaye umwe ntabwo twari tuzi ko twahurira aha hantu, ahubwo ni ubushake bwawe wabikoze. Wari uzi ko njye na bene data na bashiki banjye tuzahurira aha hantu tukabasha kwambaza izina ryawe. Warakoze uhabwa icyubahiro mwawe. Twaje mu buryo butandukanye kandi turiho no mu buryo butandukanye. Niyo twaraye mu mpande zitandukanye kuko nta wari uri kumwe n'undi, ahubwo twese watureberaga hamwe icyarimwe kuko byose ubona ntibyambaye ubusa. Niyo mpamvu nanjye gushimire muhabwa icyubahiro mwawe. Wakoze rero kurindira umutekano wa bene data n'abashiki banjye, nanjye guhite nibonye ahantu menye neza ko nta wundi ubikoze uretse wowe, maze nyakubahwa Mwami Yesu turagushimiye ngo uhabwe icyubahiro. Banza ubabarire amafuti yacu twese uhereye kuri njyewe Mwami Yesu na bene data na bashiki banjye. Numara kutubabarira maze uze utugendere. Chita ubanza maze nyakubahwa Mwami Yesu twiyumve mwihumure kuko turi kumwe nawe. Aya materaniro Nyagasani tunakwereje, muze abari we uyatangiza. Umushyitsi tudashaka ni Satani n'ingabo ze nibajyana ikuzimu, maze bareke ubwoko bwawe bugire umutekano. Mwami Yesu utaje hano twabaka abandi, niyo mpamvu twifuje kuza maze tukumva ikiganza cyawe. Ngino rya materaniro yabere Alfa kandi yabere Omega mu izina rya Yesu Kristo. Tuheshe Imana icyubahiro, tuzamure ibendera ryacu. Ishe bendera lake, tupe Mungu heshima yake. Tusome igitabo cy'Abaroma ibice 13. Tukisoma kitabu cha Warumi sura 13. Naho Frere Eugene niba habonye nadusomere. Ndugu Eugene kama aliwasikia hapo ataweza kusoma. Abaroma ibice 13. Ni Warumi sura 13. Arasoma hele ku murongo wa 8 yagize. Kushuka chini. Yagize hepfo ku mwisho. Atafika ku mwisho. Turasoma muzingo wa Yesu. Tukagira umwenda we wose keretse ukundana, kuko ukunda undi abashoboje amategeko. Kuko ibi ngo tugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri ijambo ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Nuko muje mugenza mutyo, kuko umuzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, kandi agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze urenda gucya, nuko mwiyambure imirimo y'umwijima, mwambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Damien arabasangisho. Damien ataongoza ombi. Abaririmbyi nabo barabitegura kuturirimba duhagaze. Waimbaji nao watastayarisha kutumbisha tukisimama. Uwera mubyeyi mwiza mutangabugingo Yesu Kristo, tugushimiye kuri Imana itabura uko ibigenza. Wabanye natwe mu mago yacu, mu ngendo twagize hino hino, wabanye natwe uturinda atari ko turi beza cyangwa iyo twakoze byiza, ahubwo ni ubuntu n'urukundo rugetse ku bundi. Izina rya Mwami ntihabwe icyubahiro. Mwami ngushimira ibyo warinze bene data n'abashiki bacu, ndetse ugaturindira n'abagenzi
mwami bari no hino bose kwahitsa n'amahoro mwami izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ijambo ryaretse ngo uri Imana itatwitura ibyo twakoze, ahubwo kubw'imbabazi n'urukundo rwawe turiho ku bwawe. Mwami tugushimiye ko washize inzara n'inyota muri twe, ukemera ko twongera kugera muri amateraniro tugihumeka umwuka w'abazima. Iyabikoze nihabwe icyubahiro. Rero mwami ntabwo tuje gutembera, nta nubwo tuje tubuze iyo tujya, nta nubwo tuje ariko tubuze ibyo gukora, ahubwo tuje dukeneye kugira ngo utureme uko ushaka. Tuje dukeneye kugira ngo mwami rya jambo ryawe urisohoreze kuri twe. Nk'uko tumaze kumva, tuje kugira ngo imibiri yacu ntikore ibyo yifuza, ahubwo tuje kugira ngo ijambo ryawe ritwigishe tumenye gukora ibyo ushaka. Ngwino mwami utureme, nk'uko handitse ngo uko umubumbyi abumba mu mugoma umwe cyangwa mu cyondo kimwe agakuramo ibumba ritandukanye, niko ntabwo tuje kugira ngo mwami ubwo uri umubumbyi kandi umuhanga uze utubumbe buri muntu umugire uko ushaka. Bana natwe muri amateraniro gutangira ko tuyoga nawe, icyo twamaganye ni umwanzi Satani, kuko aretse ngo iyo bateranye nawe araterana, nta kabuza ari hagati muri twe. Ariko turakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo atsindwe mwami, maze umwuka wera agenge aya materaniro. Uwaje adakwiriye mwami umushoboze, uwaje yumva ko Yesu Kristo akeneye ukubona umwigaragarize. Bana natwe gutangira guheruka kiberwe nawe, ibirakorwa byose mwami ubigenge, tubyambaye byose mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Thank you.
sifa kwa jina la Yesu Kristo. Tugeze umwanya mwiza wo gusoma amashimwe n'ibyifuzo. Tunafika wakati wa kusoma shukrani na mahitaji. Ariko ndabona mwene data hagati yacu n'umufasha we Ombeni. Naona ndugu Ombeni pamoja na mke wake Yari yandikishije hano avuga ngo shalom ndugu katika Kristo. anasema salama ndugu wa Kristo. Ngo shalom ndugu katika jina la Yesu Kristo. Amahoro mu izina la Yesu Kristo. Salama kwa jina la Yesu Kristo. Natamani sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndashaka gushimana yanjye kwa wimbo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwami Imana abahumugisha. Reka noneho turaza kumuha umwanya tumaze gusoma. Tutamupa muda tukisha kusoma. Ni frere dusabe. Ndugu dusabe. Ashimye Imana yagenze mwene data Ombeni. Anamshukuru Mungu aliyemchunga ndugu Ombeni ndetse n'umuryango we pamoja na jamaa lake. Kandi ngo yifuje gusengerwa ko yarwaye ijisho. Amehitaji kuombewa maana amegonjwa jicho. Bityo mushiki wacu umufasha wa Frere Eugene vile msaidizi wa ndugu Eugene ndetse na Provi pamoja na Provi bafashe urugendo bifuje gusengerwa berekeje Georgia. Walishika safari ya kuelekea Georgia, wamehitaji kuombewa. Noneho duhereze Frere Ombeni umwanya. Wacha tumpe Ombeni muda. Duhereze Mike asohoze itorero. Mpe Mike ili apate kusalimu kanisa. Nako karirimbo akisheho. Na ile nyimbo apate kuimba kwa jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ya, nina furaha kuwa hapa kuwaona. Imekuwa muda mrefu bila kuonana na ninyi. Ya, lakini wakati tuliongea na ndugu Dani nikaona kwamba nitafika kwake. Basi nikatamani kwamba kabla ya kurudi nyumbani tupite hapa tusikilize neno la Mungu na nikushukuru. Na baadhi yenu naona wengi ni wapya, wengine wananijua, mke wangu yuko pale anaweza kusimama na watoto wawili. Ya, kutoka kwanza Neema na huyo wa pili Priska. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Ya, muda wa jioni nisiwapeleke muda mrefu. Ya, kwa hiyo kama vile nilisema nitamani sana kuimba pamoja. Kwa hiyo mtakusamea juu usimame kama vile wazungu wanafanya, lakini mtapoangalia sura yetu msifikiria kama tunawapenda na tunafurahi. Ya, kwa hiyo nitaimba wimbo ambao unasema wakati tutajikuta wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu umejaa.
Indianapolis. Bene data akorana n'umukozi w'Imana witwa Mike. Ndugu kwa mtumishi aitwaye Mike. Arakoze cyane no kuba yadusuye. Asante kwamba nimekutembelea. Yanijyana no kuzabasiza. Wakati kiasili nasi tutakutembelea. Rero tugeze mu kanya keza raka. Tugeze mu kanya keza. Tunafikia muda nzuri. Tugeze mu kanya keza kwakira ijambo ry'Imana. Tunafikia muda nzuri ya kupokea neno la Mungu. Murabona ko yavuye Indiana abushoje urugendo rurerure. N'abandi mwese icyumweru kirashize inzara yose. Umukire noneho twingiye Gerardine. Ibikoranga byose abigabe mu biganza by'Imana. Asengera igikoresho kigiye kugaragara.